Murakoze, amazina yanjye nitwa Muhirwa Shafi, nkaba naravutse tariki 5 z'ukwa cumi 2002, nkaba narakuze nkunda umupira w'amaguru. Inzozi zanjye kera numvaga ari ugukina umupira ku rwego rushimishije, nabonaga abakinnyi kuri televiziyo nkumva nanjye nshaka kuzaba nkabo, ariko ubu ngubu ndashimira umuyobozi wacu watekereje kuba yagira igitekerezo cyo gushyiraho iyi akademi Tsinda Batsinde. Ikindi nkashimira ababyeyi banjye bashyizemo imbaraga mu kumfasha kugira ngo mbe nabasha kugera kuri uru rwego ngezeho, kandi ikindi nkakomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo nzagere ku rwego nifuza rwo kuzaba porofesiyoneri. Role model wanjye bamwita Haaland, niwe numva mfatiraho icyitegererezo, bitewe n'ibintu akora mba numva nanjye nifuza kuzaba nkawe. Ikindi kandi nijeje abanyarwanda n'abanyarwandakazi yuko Imana nimfasha nzakomeza gutanga ibyo nshoboye, nkazabahagararira. Ikibazo cyo kuvuga ko mu Rwanda habuze abataka, nkaba ndi igisubizo cyabo kugira nzabakemurire icyo kibazo. Murakoze.